Yes, nanyangusuza kandi nizere ko umeze neza uri hose mu kiye byetandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Chekecho isagama n'abana ukina n'abanyina asaba batandukanye mu bice byetandukanye twari gusigiriza inkuta twasenye twari gutanga isanamitima ku badukukingurura mugani Kigali News 50 mumeze mute abadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ingabo z'u Rwanda mumeze mute Rwanda Defense Force nizere ko nanone polisi mumeze neza ndetse n'abandi muri mu nzego zigiye zitandukanye z'umutekano kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze ruze ku mwanya wa mbere mu isi yose mu bacunga umutekano cyangwa igihugu kirimo umutekano kurenza abandi bameze gute abadukurikira mu bice z'i Burundi muri Congo Saudi Arabia muri Oman n'abantu badukurikira bari muri Libya abantu badukurikira bari muri Amerika USA Canada abantu badukurikira bari muri Kenya cyari Bugande abantu badukurikira bari mu misozi igihumbi igeze u Rwanda rwa Gasabo mumeze mute nizere ko mumeze neza abarwaye namwe Imana ibarebe icyoroshye mu rwarubukira bafite ibibazo byetandukanye namwe Imana iri kumwe nabihangana kandi namwe so nago muri mu muranyumva neza kubera ko ijwi ryanye nago rimeze fresh maze iminsi ndwaye ntameze neza ariko nje kubabwira ibintu bikeya cyane kurwara kwanjye sizi ni impamvu nuko ari akagambane nakorewe hano runaka narindi hari gitera amo kigiye gitandukanye harimo n'abanyamakuru bagenzi bacu bari bahari ariko abo ngabo bari baje nyine bisanzwe nk'ahantu twa dukora ibiganiro ibyahabaye cyakagambane nakorewe nako ndaza ko kababwiraho ariko nanone mu ncamake naga ari byo bituzanye muri aka kanya ariko nanone nze gutunga nk'agatoki cyangwa nje nko guhwitura ibyo abantu bajya bakurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye za YouTube channel Instagram mukabona ibiganiro bigiye bitandukanye mukabona abantu bibwe mukari abantu ngo barimo baratabarizwa mukabona abantu ngo babaye abakingo byagenze bite naho nza kuvuga amazina ye cyangwa mu bindi byetandukanye ariko abadukurikira cyane cyane mwebwe abanyamahanga mujya mudufasha mukatuba hafi mukabona byinshi byetandukanye bya YouTube channel agenda bereka nubwo ayo YouTube channel nayo mu minsi mike ya nayo nzaza nyavugaho kugira ngo bigene neza nyamana mbatungira urutoki nujya gufasha umenyetse ira nkuru iri mu gutambuka niyo ese ari amakupure tubona yasenyutse yanagarutse niyo ese umuntu uvuga ko yibwe nawe yaribwe koko nibindi byinshi byetandukanye nkuko bimwe na bimwe mwagiye mubibona byari ibintu nagiye mvuga ari ibintu nagiye mvuga mukanga isyaka ngo gutya na gutya ariko mugasanga aribyo ababizi munye muri commentaire hari n'ikindi kintu natangaje cyo ari umukozi w'Imana wayaga gusengera abantu yafashe iki yafashe rekera kayivanga na energy ndababwa ati umuntu yagize ikibazo mu maso byagenze burya sinamwabonye kuri video y'ahantu nashaka kuvuga ubwo rero mujye muba muri tayari mbahe update niyo mpamvu musige mubona ibiganiro byishira byishingira nkora ibyo muri musanzweho atabyo nkikora kubera impamvu kugira ngo tuje tugendana mu nzira nziza so turi mu kiganiro vuvuzera dutera ibuye aho riguye ubwo izivamo zose zikiruka nizo tuba tuvuze nsuhuze n'abajya bangira inama bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye so aka kanya hari inkuru irimo iragenda ikwirakwira mu bakurikira YouTube channel abantu bakurikira ikinyamakuru kuri YouTube channel cyitwa Abayo Yvette Sandrine muramuzi n'umukobwa uvuga neza n'umukobwa afite ijwi n'umukobwa ngiye ntashobora gutinya ko yize kuko ibyo agenda atangaza ngiye mu myaka igera hafi muri 3 ngiye kumara muzi biba bikubiye kenshi kubyumva ndetse bikakugera mu bitekerezo byawe bikagenda neza ariko ari inkuru imaze iminsi atangaje no muri iki kiganiro nyuma y'iki kiganiro baza kubona iyindi operation yagaruye y'ibintu byagiye bimubaho niwe tuje kuvugaho ndetse niwahoze ari umukoresha we nyiri Red Budget muramuze Oscar Dushime Imana nagari wa Oscar wundi muzi ni Oscar Dushime Imana bafite Red Budget recording ibiganiro ndetse n'iyindi nyuraho amafilimi agiye atandukanye ndagaruka kuri Yvette Abayo Sandrine garuke no kuri Oscar Dushime Imana nawe menye ese bimeze bite kuki Yvette
Abayo Sandrine. Oscar akoze ubukwe, yamara gukora ubukwe agahita atangaza ibyabaga muri la kampanyi nyuma yuko ahava. Ese nukubera iki? Ese kugira ngo nanone Oscar Dushimimana abwire Abayo Yvette Sandrine ati umaje kubyimba nko hagati y'ubwambure bw'umugabo yaramugereranyije n'icyo ubwo sinyizwe. Ku murongo wa telefoni mu buryo bitunguranye ariko suze mugenzi wanjye T-Blaze ahari hose n'abandi bose tugiye dufatanya runo rugendo rwo gusesengura, nubwo nabonye hari abana basigaye baraje muri kano gakino ko gusesengura, nubwo natwe ntago tubizi 100% ariko turagerageza gushaka inkuru tukagira gute tukazisesengura ibyo tuba twavuze kugira ngo umuntu nanakubaza ngo ibyo watangaje wari ubihagazeho uzamenye ibyo gusubiza. Ese byari bikwiye yuko Abayo Yvette Sandrine atangaza ibi mbere yuko nyuma yo kubuka bubaye? Ku murongo wa telefone arimo arayivugiraho, dore nguyu matavango n'undi marahamagara, dore nguyu marayivugiraho kamamagare Dushimimana uwo bita Oscar nyiri Red Blue Jade nawe aratubwira ibigiye bitandukanye. Nibanga ko twitaba nge ndivugira ibihari kuko nge nomero zanjye zose bamaje kuzimenya. Ku murongo wa telefone ntabwo ari bamamagaye, nari mpamagaye wa muvari mwundi wahoze hakora Oscar mwega mujye muri komanteri inama inyunganizi ibitekerezo byanyu byose nagenda mbikurikirana bigende neza. Ariko nanone yari yanyandikiye okay, buri kimwe cyose tugendane neza ku murongo kugira ngo staff zigende neza muri rusange. Kazo mfitemo bangahe? Nitaba idonido ndi kwibarize. Nta munyamakuru umwe uramuhamagara mu kiganiro, bose arabakwebye. Ariko kimwe muzatwitaba, nanga ko twitaba n'ibindi uzitaba. Ndamuhamagara inshuro 2 zonyine. Nomero zanjye arazifite, kanamubereke. Dore nguyu nomero ye iherwa n'109 ngira ngo yiyumvishe. Ku murongo wa telefone nyuma yo kongira ibyo ntangaza ndaza muvugaho bikenge no kubandi nyine no kubandi ubundi nikireho hanyuma nyamagara mu biganiro byetandukanye agama aritaba. Mpambo 250 inanyakira kuri Instagram mu searching no ku mbuga zose ndiko yitwa. Ukeneye kamera nziza, ukeneye gukoresha amavideo y'ubukwe, ukeneye amavideo yo muri anniversaire ndetse no mu bitaramo byetandukanye, uramuhamagara kugira ngo bigende neza. Ni make niyo rwose agira gute akwaka usabwa kuzana indangamuntu yawe yonyine, hanyuma ugasigana avance. Hamagara yo nomero uri kuri screen nimba umwifuza, ubundi buri kimwe cyose kigene neza. Amakamera araha yo gukodesha buri kimwe cyose. Reka mbendetse gato ndagaruka. So abadukurikiye shobora kwibaza impamvu mu mwaka ushize Abayo Yvette Sandrine yaravuye kuri Red Blue Jade niho yakoreragaho, akishingira chanoye imazeho umwaka, aho yaramaje gukorana na Oscar Dushime bamaje gukorana imyaka igera muri ngahe, imyaka igera hafi muri 2 doko yarahamaze umwaka n'amezi 9 agera mu mezi 10. Hanyuma ejo bundi akaba yarabaye nkaho ari maratabaza, nkaho ari maratabaza cyo nkaho ari marashaka uburyo hari abantu benshi bamwuririraho kugira ngo agira gute arenganurwe. Ariko nanone hari ibintu tuya dukurikirana ku mbuga ziye zitandukanye, twego tukavuga ati ibi ni ibiki. Mu mafoto nagiye mbona hirya no hino nagiye atandukanye mbere ko mvuga bino byinshi, nuko hari foto igaragara y'uburyo Abayo Yvette Sandrine yasomanaga na Oscar Dushimimana bakibari Avenue Process. Hashize igihe hari n'indi foto yagaragaye yamukoreshereza iki anniversaire.
icyo ngicyo mu kibaze. Ifoto basomana, ifoto yagaragaye ku munsi wa anniversaire yamukuriye anniversaire. Ese mu mwaka yari amaze avuye kuri kino kinyamakuru yatangaje ko yakoze ibiganiro byinshi bitandukanye, hari ahantu yabaga ari runaka ari kumwe n'abakobwa bagenzi be, haba ibintu bitandukanye, agahita amuhamagara akamubwira ati ngwino urikodinga ino nkuru dore no nkuri return, akahava agahita agira gute akaza akarekodinga. Yavuze uburyo yagiye agira gute amucunaguza. Wenda turaza kugira icyo twifashisha hano, ariko ijwi rye ndumva ko atari impamvu yo kuba twarigira gute twarikina, wenda kubera izindi mpamvu. Ariko turaza abadukurikiye muri kino kiganiro turimo turatambutsa live, ushobora kujya kuri Instagram ugashakingamo Isiaka Manager Official, kuri Twitter nitwa Isiaka Manager Official, cyangwa kuri Facebook naho kadusacinga kugira ngo amakuru yacu abone. Hari n'abambwe ati Isiaka Manager kudafungura Kigali News 25 kuri Facebook, tujye dukurikirana byinshi bigiye bitandukanye. So ese ahangaha ntago haba harimo ifuha ryuko abayo Yvette Sandrine yari yizeye yuko agomba kuzabana Oscar Dushimimana, ko nk'umuntu bakoranaga, nk'umuntu amubaga hafi, nk'umuntu bitangiye kugaragara cyangwa bitangiye kuvuga yuko yarishiriwe, agashiduka amushakiyeho undi mukobwa. Uyu mukobwa ndamusuhuje nari ndamuzi, nsuhuje n'ababyeyi bose ndabazi, n'abashuti banjye n'ababyeyi beza ndabasuhuje. Akaba yazanye ikintu cy'ifuhe cyo kuvuga ngo reka njye hariya musebye nk'umuntu wanyambuye, nk'umuntu wancunaguzaga, nk'umuntu utaramfataga neza nk'umukozi. Yavuze ko yamwambuye. Ikiganiro nacyo kirahari. Yavuze byinshi bitandukanye. Yavuze ubu pressure yajyaga amushyiraho mu kazi. Yavuze none hari ikintu kinababaje ngo hari ijambo ntago narevugiye ryo gutuka Oscar Dushimimana. Se mubyeyi wanjye, mubyeyi w'ababyeyi, gufata umwana wawe ukavuga ati va kuri uyu muntu gutya na gutya, imeze gutya na gutya, ntago nagisona n'igitutsi. Umukobwa yanivugiye cyo kuvuga kuri ura muvandimwe. Ese ko mwabanye mu mwaka umwe n'amezi yagira mu 19, kuki utari waratangaje akarengane k'ibyagukoreraga? Namenya amakuru ko ari inzego zimwe na zimwe zigiye kujya muri kino kibazo tugikurikirana, ariko wenda ku murongo wa telefone nanone reka nongere ngerageze, ndaza no guhamagara umwe mu banyamakuru bazi izi gahunda uko zifashe. Abaye wanyitabye Isiaka Manager bamutinya, ariko nzagusangaho rito. Iciyemo wanyitabye. Nguyu yanze kunyitaba, kandi mu kanya agiraga gute ayivugiragaho. Bivuze ko amenye icyo nshaka kumubaza. Ese nimba uvuga ukuri, nimba bagukurikira uri murababwiza ukuri, wagize icyo uvuga? Oscar Dushimimana arambwiye ngo ninandike, arimo arakora video yihutirwa. Bovandi akira mama tufite kiramubwire ko nimwe ndamushaka n'iki nanjye nyitabe. Arambwiye ngo nimwandikire, arimo arakora video yihutirwa kubera impamvu nyine buriya hari amakuru abari breaking news nk'uko mu kanya gato aho twari turi ku rukiko rwa Nyamirambo, uwo bita Moise cyangwa Moses wari ufite inzu ya fashion cyangwa uwambikaga imideri abajya batandukanye muri Made in Rwanda. Uyu nawe mu kanya gato amajije kuvuga buri kimwe cyose, yemera icyaha, yemera ko yakoresheje urumogi, ararira cyane yanashoreje imbere y'urukiko. Ariko urubanza rwe ruzasoma ku itariki 15 z'uku kwezi turimo kwa gatandatu ku isaha saa 7. Ubwo tuzamenya ishenye iracitse cyangwa bamukatiye imyaka tutazi. Ariko abenshi nkuko nabona agiye mbumvamo abanyamakuru yaba bare bahari bavugaga ati akatirwe, koko ntago umuntu nkuri yari akwiye kujya kuri Instagram muri zindi mbuga ngafite umurima muri Nyungwe ucuruzamo itabi n'ibiki. Ariko aho yavuze ko iri tabi yavugaga atari yo bitanwa cyangwa urumogi cyangwa kabore n'izindi zitandukanye. Reka nabyo dutegereze iby'urukiko. Ikindi
Oscar turimo turamwandikira turaza kureba icyadusubiza. Ikindi abayo yanze kugira gute, yanze kuba nawe yadufata, ariko nanone birakwiye yuko umukozi n'umukoresha bamenyerana. Nyarwanda aravuze ngo kamenyero yenze nyina. Ushobora kuba ufite boss mukamusangira akabise nagahiye, mukakorera imipira, mukajya he ariko byazarangira we boss ugahita uvuga ngo iyo menye simba narakoze byose na Isiaka. Simabizi se ko ari abakozi benshi bafatwa abajeyi. Ubu usubiye mu mibani ya Oscar dushime ugadushimana ukagera muri diru zande za Ivete wasanga arimo byinshi byari byiza aryohe ameze neza. Nubwo dufite amakuru yuko nyiri Red Burger dira muvandimwe ngo yarafite undi mugore akaba hadarashira n'ukwezi cyangwa ukwezi kurenze iminsi mike nawe yashatse undi mugore, ibingi bigahita biza. Ivete Sandrine arashaka gukomanya imitwe umugore n'umugabo. Arashaka abafana be bange Oscar dushime. Ku ruhande rwabo, ku ruhande rwa dushime Imana nta kintu aratangaza. Ku ruhande we narwo bavuga muri ibi ngibi ntacyo baratangaza, ariko amafoto arahari. Amafoto aragaragaza urukundo bagenaga bagirana. Mu minsi iri imbere narasohoka. Mu minsi iri imbere muraza kumva amajwi agera neze gato. Mu minsi iri imbere muraza kumva amajwi agiye atandukanye. Ese gusebya umuntu byo wowe umusebeje byungukira. Tuvuge noneho wavuze buri kimwe cyose byo yagukoreraga, ubwo tuvuge yuko YouTube channel cyangwa waba uri murabwira aribo bagiye kugira gute, aribo bagiye kuzakwishyura amafaranga wenda wambuwe tutazi umubare cyangwa nimba warayambuwe. Ese abo uri moraririra, hari umuvandimwe aririmbye ngo ubona gusekera ntago ari uzakuririra. Wenda abadukurikiye hari abaza bakumva ibyo tuvuga bakajya muri komanteri bakagira gute bakandika buri kimwe cyose bakaduha inama, inyunganizi n'ibitekerezo. Kubona ngo telefone ifite umunyamakuru mugenzi wanjye ndahamagara nawe nimba adahuze hari icyo nshaka kumubaza kugira ngo bigende neza. Wenda ibya Ivete Sandrine ni birebire cyane, ni birebire, ariko icyo nkwiye kubona cyangwa icyo nkwiye kumvamo nuko bidakwiye yuko ibi ngibi byagize gute byakagenze gutya. Okay. Ndimo ndabona message. Urimo nambwira muvandimwe ngo nzagira umunwa kugeza ryari. Umunwa niwe turisha, umunwa niwe utuma tuvuga, umunwa niwe ukora byinshi byetandukanye, kandi nanone umunwa buryo ushobora kwicuka kiza. Ushobora kuvuga ikintu kicuza impamvu wakivuze. Nizere ko meze neza renda gusohoje, ndimo murabitwereka mu bice byetandukanye. Reka nigarukire wenda nitumufatisha tuzakomeza tuganire, mbabwire byinshi byetandukanye, ariko nanone abantu badukurikira nimukagendera mu kigare, sibyo? Umuntu ntakaze ngo yifate ajye imbere yanyu ababwiye Isiaka aramemukiye, Isiaka aranyambuye, Isiaka arancunaguzaga, Isiaka banzu umenye ngo Isiaka impamvu bivuze ni yihe. Abayo umukobwa mwiza, ejo hawe ni heza, kandi uzagira gutubona umugabo mwiza nimba waramba uza abantu batwambaye kurubangana. None wowe wigira amahirwe mu mwaka umwe ufite abasubscribers 190 urakora ikiganiro mu minsi ne mu minsi 5 ukagira 150 ubwo umuntu arebye muri dashboard yasanga arimo urushinge ruri hejuru. Shimira Imana rero ko wikorera nta muntu cyo gushiraho igitutu nk'uko yavugaga, nta muntu cyo gutoteza nk'uko yavugaga, ibyo tutazi. Ariko nanone nimba ibingibi hari urukundo rwari muri bino bintu bikaba byaragenze ukundi ugahita ugira gutya ukavuga ati rwose nyamuna muvandimwe yaratwitiranyije na yageze gute, yaranyambuye, yarantotezaga, yagira ko kare kose utabivuze ubivuze ari Karongwe. Reka tugaruke ku yindi operation nanone nje kubabwira mu minota mikeya. Nagize gutya njya ahantu dukorera ibiganiro. Njyana dukorera ibiganiro simenye ko ahantu haje abantu nitwa ngo abagambanye, cyangwa haje abantu bitwa ko
cyangwa bari bungirire nabi. Njya kuri stage n'umuvandimwe wanjye Kiroso, abantu benshi bamuse witwa Ubucece mu gacere afite channel ye. Nicyo gihe nari kubona T-Blaze yari buze nawe mu bantu bari batoranyijwemo nk'inyangamagayo ziza kwakira bari barahunga bajyatandukanye. Mabezi maze iminsi twikoroza operation je na T-Blaze nakira abantu karibu nyine ku kabari n'akabari gashyashya. Na n'ubu nicuza nk'umusiramu wenda kuba naragiye guhostingira mu kabari runaka ngura publicité, ariko nanone burya iyo baguhaye ikintu cyo kuvuga gute ikizere kandi ukavana n'amafaranga bashyira umugore ugahahira n'urugo bikagera neza, numva nta kibazo kirimo. Ubwo hashize akanya na performinga abantu baruzura baraza. Mu gihe mpagaze harimo indirimbo arimo gucuranga, undi muvandimwe ari kuri gitari, umuntu yaraje arankandagira aje kunkandagira amubwira ati bite kunkandagiye, yagize gute, yaje yasinze afite inzoga, yagize guke, yahise amfata mu mashati, yahise amfata mu izosi araniga. Amaje kuniga ubwo ranshakaho iki biranga nyine abacakira urutoki rwanjye bararurumye, turamanukana nyemo turashaka iki. Umuntu umwe araza ku ruhande arambwa ati saka ugende gake nturwana, kuko nurwana aka nagatego watezwe, nurwana urahura n'ibibazo. Tabyihorero umuntu abona ko ibyo yaragiye ko nta nkuru urimo kandi yaskwase. Hari abagenzi bacu dukwana ibiganiro n'abanyamakuru bajyatandukanye, nta muri ugeza ntabara kireka Kiroso. T-Blaze nawe yaje gutabara asanga birarangiye. Nikoze mufuka telefone yanjye ndayibura, dore ngiye telefone yanjye ndayibura. Naravuze se telefone yanjye ibyo ndayishaka mpaka ndayibura. Nagiye ahantu nyuma yako kabera bati man wewe wumva imfubyi n'abapfakazi n'abababaye, telefone yanjye nahabamo impano, telefone yanjye bamo byinshi byetandukanye, barurira telefone yanjye ngibone. Nagiye kubona umuntu ahantu narindi, umuntu arayinzaniye ngo nyisanze ngo gutya na gutya ngo byagenze gutya. Niyo mpamvu nari natanye mbabwira nyine ibyambayeho n'ubu ntago meze neza, ariko byagenze neza nyuma menya amakuru ko arabaye babyisha inyuma bashaka kugira na operation nkora cyangwa n'amashyari amwe namwe ari muri babandi bamwe twatumye bamenyekana baza nkabira twaze tuvuga nkabiriya iyo tutaza kumenya Oscar Dushimimana ko yari boss wa Yvette, ntago twari kumva ibi, kuko ni wamuzanye, ni watumye tumumenye, ni wamuhaye akazi, ni numvishijwe rya mbere rya Yvette naryumvaga none muri coronavirus bakora icyegeranyo za coronavirus hano yaturutse n'ibiki. Abo twazanye kuri zicano, abo dukoresha ibiganiro, abo twita inshuti, abo dusangira, bari bicaye aho na bamwe bafite ibinyamakuru. Nta muntu nza kuvuga, ariko ubuza kumva ngo ati hangane, ubuza kumva ikinyarwanda mu ndakoresha urabyumva neza kuko murankurikira. So abo bavandimwe bashatse uburyo nyine ngo bankubita, bamwe nabo numvise batangaza ngo nerimo ndanywa ngamazi, ngareka amazi nagareji ngo biragaragara nyine bashaka kubona ko nerimo ndanywa inzoga. Okay, nimba naranywa inzoga ukaba uri umunyamakuru mwiza, ukaba uri umusesenguzi mwiza, ukaba ufatira inkuru ku gihe, uzaze kuri kamera z'abantu babivugiye ubyo ati saka dore video ngiye yasinze cyangwa bafite mu mashati. Umwe aritonze ngo arajya kumva ngo n'umugabo aravuze ngo ceke tu ngo kwazo kina n'abantu kina nabanyina ngo ndasuza kanaka, kuba naragusuhuje sinarakuzamuye, kuba hari aho ugeze heza ndahishimira, sibyo? Aho ugeze ndahishimira, komeza utera imbere, komeza supporting filimi zawe, abandi namwe ufite ibinyamakuru komeza ugire gute, komeza utere imbere n'ibinyamakuru byawe, ariko bivuga ko ari imbaraga natwe twashyizemo kugira ngo wenda aho ugeze uhagere kandi bigende neza. Ariko gute wawa uri boss ufite ikinyamakuru ugatuma umuteka mutwe aza guteka umutwe kuri ku kinyamakuru cyawe, nk'umuntu akazana kwivuga ibigwi nkuko mwaje bumva amakampanye agiye atandukanye yazaga kemera ibintu bigiye bitandukanye bamamaza, ugasanga amakampanye abayanyuragaho babaga ari abesikora.
nawe ukazana abantu wenda kuri channel yawe bakaza bagatekaho imitwe bagahabwa amafaranga cyangwa bakaza ukavuga ati uno muntu ndamwishyura kugira ngo aze kuri channel asebye kanaka kunsebye ko ntacyo bitwaye. Hari n'uwagereranyije ngo abana banje babiri b'impanga ngo yende umwana wundi wa gatatu ngo banganye igihe sinzi nimba baramubyaye sinzi nimba abo bana banje barababyaye ukavuga ati barasa. Ariko mu bintu mugomba kwitondera mwanshuti zanjye mwe mwitondeye kuzane icyo bita iki abana banje cyangwa umudamu wanjye ku mbuga nkoranyambaga. Mwamubonye mu bukwe bwanjye mubona no mu kiganiro kimwe nagiranye n'umuvandimwe handi muramubona. Tuza rero gake ubwo bubifu bwawe uzanaho iryo terambere ryanjye ngushanga kumanira ngo ndikwangiza. Ndakwibutsa yuko umugambi w'Imana ntago waje no munsi. Umuntu yavutse afite isahane ye. Baravuga ngo Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Imana nimbizanye umwana ku isi azazana n'isahane ye. Icyo dusabwa tyo tumaze gukura tukaba abagabo turavuga ngo Imana tuvuga ngo fantashiru zenguruka ugenda ushake. So muvandimwe rero ndagusaba kandi singutegetse ndanakwinginze mureke kujya kwicara hariya ngo uvuge ngo Isiyaka ngo bamuteka cinga Isiyaka baramurize ngo Isiyaka yari yasinze ari gatumwa wari watumwa. Ariko narakumenya ibyiza umuntu kwibye uyoberwa guhishe ariko ramumenya. Nabimanganye nawe ariko abafite ibinyamakuru byanyu muzana abantu ku macano bagasebya abandi nawe ngo ufite beef yuko izina ryanjye rya cano yanjye nkoreraho ngo naragushishuye. Singewe ditinze logo singewe wise izina ye natanze amafaranga bagira gute bamarogo bama n'izina rya cano. Gira ngo uranyumva neza abadukurikiye rero mujye mumenya ko twege abanyamakuru barimo utuntu tw'ubugambo utuntu tw'ishyari. Isiyaka akoreraga umuntu asigaye yikorera cyangwa Isiyaka wizewe n'umuntu akamushingira ikinyamakuru cyangwa Isiyaka warubayeho gutya asigaye ari umunyamakuru yaragafashe mukavuga byinshi. Wansabe ku Mana wenda ukavuga ati nimba Isiyaka wenda yaravuye aho hasi aho yarari namara cya kirenge cyahagikuye nkazatera muke aricyo bigutwaye. Mwashatse ko nigwa mwashatse ko nkubitwa ntabwo byagenze neza. Imana yarahabaye kandi turi mu gihugu cy'amahoro n'umutekano. Ikindi mwashatse gutwara telefoni y'impano ntabwo mwayitwaye ndayifite kandi aho yavuye hava n'indi ahavuye ibi byose hava n'ibindi. Shimwe n'umuvandimwe wanjye Mama 250 cameraman wanjye tugendana mu cyo giye tandukanye. Icyo gihe narabubwa ati Musa no munsi turakora ahanana arambwa ati ndi mu kazi kuko turumvikana agiye muri kakazi mwana mvuga z'amakamera yana ajya afata ubukwe n'amavideo n'ibiki byinshi bitandukanye yagiye yareka arambwa ati sinangombwa yuko wenda hari ahantu wahajya kuko ndiyumvishamo neza ko wenda hari nta nkurire. Nabwo ati natoranyijwemo kujya gususurutsa bari hari reka sakazi dutunzwe n'itangazamakuru gusa nize mekanike. Uwo ufite imodoka arampamagara nkayikora nkabona amafaranga y'abana naje mu itangazamakuru. Hari n'utundi business dukiye tugiye tandukanye umuntu akora sibyo. Ntago ukwiye kongera ishyari rero kuko uri umusore ntago urashaka umugore ntago uramenya agahinda n'umubabaro kaba mu rugo rw'umugore n'umugabo. Buryo utaramenya guhahira urugo no kwishyurira abana ishuri ntago wamenye. So ibyo kuvuga ngo abana banjye ngo undi mwana ngo ibiki ngo byaravuzwe wabyihorere birakureba iki. Tubyihorerwa numbi wabwirwa besha kuva bene byo nabadukurikiye mwabyumvishe buko nzagaruka nerekana ibinyamakuru bigira muri 6 cyane cyane nkerekana 3 byabimburiye abandi kuzana besikore biga batuburira abantu ku ma YouTube ku bintu babitare byo ni munantu manzabibereka kuri guca muziko ni gushya kubaho ni rimwe no gupfa ni rimwe. Cool nafs izarikatine mawuti buri kiremwa cyose kizabonza ku rupfu ke nta muntu wafite kitaragera. Uzabinyangira uzabinkundira tuzahoraho ukorera tuzahoraho ukatira
wenda tuzasangira no ku meza, wenda tuzaduhurira muri byinshi byetandukanye. So rero umugambi w'Imana uracyandiho. Ikindi, abatega imitego mitindi izabashubikana. Ikindi, nimba umwana yibagirwa nyina wamwonyeje akanamutwita amezi 9 akamwonsa akamwishyura amashuri agakora kimwe cyose, umwana akaza kwibagirwa umubyeyi we, uwo mwana twamwita ikivume. Nawe rero nafashe akaboko cyangwa ari wese nakubwira ati duca dukora ingibi, ukaba umeze neza, ubayeho neza, ukaba utangiye kugendera mu kigare, ntago byabarisa. Imana kugendera. So hari indi operation ari umukobwa wanyihaye, reka muvuge bwa mbere n'ubwa nyuma, ntago nzoye no kumuvuga. Kugira ngo muvuge bwa mbere n'ubwa nyuma, ndamuvuga izina rye rimwe, undi muntu we ntago nawe ngira gute, ntago nongera kugira gute kuba namuvuga. Yaritonze ajya ku kinyamakuru kimwe, ngisiyaka nakuyamye, siyaka nakuyamye, siyaka nakuyamye, ugenda uvuga ngo uri mwana ngo ni wakanaka waramubyaye. Yabivuze mu kiganiro inshuro nyinshi, umunyamakuru yamusuye nyuma yuko abyaye. Ubwo ndavuga Olive ndagusuhuje, kandi Imana ikomeze kurera cyoroshye, ikomeze guhe cyo guha umwana, ikomeze guha ubuzima, kandi uzasubire nta mahwa. Ariko inkuru nababwira nkabibabwira kandi ya nyayo, birababaje kuba waterinda ugaterinda umwana w'umukobwa n'amana tubwiye abashiki bacu n'ababyara bacu n'inshuti zacu, ni kugira ngo mwitone basi, mwibuka nimba udatinya sida, tinya gutwita biramupanga, sibyo? Uvuye ati se ni inzara mukambyaye, uyu mwana nzamubwira se karinde cyangwa ise yanterinda hehe? Birababaje kuba umuntu yakishingira umwana ko ati umwana n'uwanjye azakura murere, nzagira guke bigiye bitandukanye, kubera gukunda umuntu wabonye kuri YouTube channel, utaravuye mu mahanga ngo urebe n'itako rye, ntumenye n'agatuza ke, ndavuga mu gituza cyiza, nturebe na bizuye utanayizi, ukishingira kuba ngo ngiye kurera umwana utari uwawe, kandi uwo mwana uvuga ngo n'uwawe atari uwawe, utazi n'ubwambure bwa nyina, ukarerera umuntu afite se ise w'ikigwari wanze kwemera umwana karuwe. Rega abantu bose ubari wese azaduha gutuza, abo twita ba data, cyo kuza data papange yitabye Imana aruhukira mu mahoro, kandi nizeye ntashidikanya ko igihe kimwe tuzahura ku munsi w'imperuka. Ibikorwa byiza twakoze nibyo bizatuma tujya mu ijuru nkuko benshi bagenda bayifuza. So kurerera umuntu hari rero ni ikibazo gikomeye. Ufasha yafashwa nibyo, ariko se nimba umuntu ahakanye, Yesu yagavuga ati iriya nda ntago ari iyanjye, kandi nzi neza ko nateye inda, kandi nzi neza ko nabyaye. Umugore akagera avuga ati umva, nimba warabyanze, nimba n'ibikibaraje bigira mu cya, nta kibazo, harera Imana izarera, kandi sarango tubukene mu buzima. Undi muntu wo hanze akavuga ati ngewe nzamurera abakimwe cyose, agatanya no gushora abakimwe cyose giye tandukanye kugira ngo umwana azakure mu mahoro. Yego mube hafi mutunge rwose ni sawa, uje no kuza mu Rwanda, ndi nawe nahita mvuga ati kanyere na Musena namuko wikorere igikwe, sibyo? Abajama rero twirwa tubunza boro zacu biramupangu, twitonde. Abakobwa nabo mugenda mukirwa muryamana na buri mwe wese, ugende gake, kuko ingaruka muzavanamo n'ebyiri. Ubwo nanjye reka nitangeho urugero. Nshobora kujya wenda muri abo bagore, ni urugero. Nshobora kujya wenda mu byinshi bitandukanye, ugasanga mvanyo sida, Imana yindinde n'izindi ndwara. Ubwo ndavuga nitanze urugero mu izina ry'abagabo bagenzi cyangwa abasore bagenzi banjye, cyangwa umukobwa ukabyara umwana utazi waguteye ko waryamanye n'abagabo benshi. Mwiye kumva story y'umwana abazaga ngo nindi mbagiye ponda yibagiye, ariko yitwa ngo ibyo muzayumve, ngo mwana wanjye ijambo ngubwira nturisiga. Ubwo ni nyirakuru wabwiraga umwana wari muto, nagukuye mu ngara Kristo arakurokorwa nankuteruye, icyo usabwa fatikaye n'ikaramu, Caritas aracyishyura, Caritas iracyishyura. Urumva umubyeyi yatoraguye umwana, yarajugunywe na nyina,
arangije aragenda amwigisha gusoma no kwandika, aravuga ati hari ibigo bikishyurira abana b'imfubyi cyangwa abatazi ababyeyi babo. So reka nisoreze, nagerageje guhamagara Dushime Imana nyiri Red Bull JD ambwira ko arimo ararikodinga, ngerageje kumusaba yuko twavugana, ambwira ko nasoza aza kugira gute aza kunyitaba. Yvette Sandrine yanze kwitaba, reka nongere muhamagare, ariko ibintu byo kugenda musebanya mukanya kunyitaba ariko aracyayivugiraho. Nagusuhuze kandi niwemera yuko ibi bintu bijya hagaragara, ukemera ko ibyo utangaza ari ukuri, nyamuna uzaza ubwire isi yose y'abantu bamaze kukureba no gukurikirana ibyawe. Kandi nanone nimba uzi ko ibyo urimo urakora ari uguhabika umuntu, ibi ngibi nawe ndizera ko gusebya umuntu bihanirwa n'amategeko. Icyo nacyo abantu batakizi bagomba kukimenya. Ariko nanone nimba warambuwe ugaceceka ukaza kubivuga nyuma hashize umwaka, umenye ko ibyo bintu atari byiza. Pascal Dushime abo yanze kunyitaba, ariko nitwijya tunanirwa kereka twigirishije. Kandi isoreze ayange yarayo ni inkuru mba mbazaniye nzamana nzibara buri munsi. We kora subscribe n'abantu 90 n'abanga bakoze kunkurikirana, komeze mumbe hafi mu supporting twuzuza 100. Kandi kuba turiho nicyo gishoro, turiho ku bwanyu. Ikindi hari abantu bamaze bisubama magaranga isiyaka ngabana banaba ngo koko ngo uremera ibyabo ngo ibiki n'ibiki. Icyo nzakubwira ngo ni yego cyangwa hoya, uzagifatemo ukuri kuzemo. So Imana barinde, nizere ko mumeze neza, mugire ibihe byiza. Ibindi biganiro nakagaruka. Astra Vista.